yacu. Jamute terese ko biduteka noneho habaye kimwe kagira Imana. Namuntu waperera umwere hano musimo. Oye bareke binjire. Bareke binjire nibazi. Uraza ziko kwa binjire. Na ati. Na ushaka kufatina. Katuzigurira twebwe usanga duhereza primusi niyo muhereze Mpereza iyo konyagisha. Mpereza la. Murayakubena gikombe aka mufite ucece mwavuyemo gasogera bakuyemo. Dufite amanota ngayo. Kakurwa bane n'ikarinda. Iyo mwakora byo. ikipe ya mbere no. Ni ya mbere ni ya mbere. Ikipe nkuru ni apere. Oya, tujya tuvugisha ukuri. Apere, mutushoge ngo nuko twavuye. Mutushoge ngo nuko twavuye bakuye mu Gasogera amanota twagayihereye. Oya, twatsinze maringi ibitego byinshi. Twatsinze maringi ibitego byinshi. Maringi yadutsinze. Muhereza indi shaka kugira ngo tumwereke ko dufite amafaranga. Iyi ngiyo turayumvaho. Akuzi ko muti aperi yavutse vuba. Niko. Ubanza mutwumve. Aperi ubu tuvugane iya mbere. Igikona ninde? Ariko reka tubivugene. Yego. No byo kuri koko. Mubu ntiturabambere. Muri ku rutonde. Basi kare kose. Mufite amanota. Hagari go gose ariko hape inyami. Urumva muzagitwara? Urumva muzagitwara? Twaya bingahe? Ibintu oya uretse. Oya. Reka musobanure. Musobanure icumi bagomba kubanza. Oya ntabwo icumi bagomba kubanza. Icumi bagomba kubanza. Birakomeza. Kayindi yaje. Ezamu wa mbere no muri Rayon. Uturuka mu gihugu. Uturuka mu gihugu. Senegal. Yego. Urumva bamugira atega amatwi. Wabanje mutoza kwaza. Kandi mwavuye.
Mureke tubasobanurire kuva i Nyanza mu majyepfo kuva i Nyanza mu majyepfo turaje tubatwaye igikombe mwavuye murabyemera ntubyemera ko mwagitwara mwamumereye byose ya Rayon mwamumereye byose ya Rayon icya mbere tujya tubatsinda mumera karawundi mumera rawundi ndayishyura muyimumere ko uratinyuta n'igihango utanyana ape igihango uvuze ibyo bintu mugura inzoga mukishyura turi ab'imitima yibagiye bahingukiye mu bikona uretse Kagame na Kabarebe abagabo Imana yashimiraga karibu bose muri gikundi shiramo nta mpamvu zo kwikomeza umusaza yabyemeye n'ikaze ambara ikipe y'Imana shiramo genda batizwe batizwe n'Arayo uko nabatizwe mwebwe mubibone genda batizwe uko tubatizwe muzasigane mu babatiza abandi ndeba itoko ry'ibyishimo bya Rayon iri ni itoko ry'ibyishimo bya Rayon reba ukuntu kanyaraye ariko reba itoto ntemba we kubera ibyishimo mpabwa na Rayon ibyishimo rero muzehe reba iminkanyaro ufite ubu uramutse uje ugafana Rayon wahita uhinduka agasore ukaba akana gatoya arega muri aperi nta byiza birimo nukuri pe ubu kunyerera guca ni Rayon nireye ibyishimo ndi mutemba shyushyu kubera ibyishimo mpabwa na Rayon ikipe ni Rayon ahubwo ubu
ubu amasaziro yawe ni ayahe reba uburyo watobanye reba ukuntu wamenye n'iciye reba ukuntu tubu mbaye iki mbaye oya uziyobotse ukaza muri Rayon haba ibyishimo Rayon iratsinda none se ubundi reka nkubaze wari wabona igihe ikirere kiba cyishimye iyi mvura igiye kugwa nyine kiba gisa umukara kumubwira ngo shisikaramu kirabudikaga akoze kamubaza kagwere mbaze iki kagwere yo ukuntu kuri stade turabambe regional iyo twatsinze sibyo nta modoka iri gutambuka umuhanda barawufunga abanyarwanda tugatambuka neza kubera rero ntabyo uzasigara wenyine ubwo sireba niyo yatumye unyerera nyereka umuntu usa nabi hano ufite wowe mumere jezi ikigore gisa nabi uhagarariye basi abagore bose ku isi ndetse no mu ijuru buriya mubyeyi waba uzi izina rye wambara ubururu n'umweru si Bikira Mariya yowe buriya mubyeyi aragusengera ikibazo ufite muri iki mukancaginge mu bwonko gusa ndakunda rero siporo ni igisi imaze igisi ni igiki ariko muzehe reka nkubwireho gatoya ku mateka ya Rayon Sport. Rayon Sport ni ekipe ya mbere ikomeye mu Rwanda. Rayon Sport ni ekipe yonyine rukumbi ubiri mu Rwanda iri gukina shampiyona yakuye igikombe hanze y'igihugu. Ubwo izindi zavuye. Rayon Sport ni ekipe yonyine mu Rwanda yambaye jezi iriho amazina y'abakinnyi mu mugongo. Yewe ntiyagerageje kuyiga niyo ngiyo ufana yayanditse hejuru y'ikibuno. Ikibuno ni iki? Aperi. Noneho reka ngubwire ikintu utaruzi. Ejo bundi Gasogi yayikuyemo. Ariko sha. Urabyemera? Nyina twayihaye amanota dusha. Imyaka ibaye yo 7. Aperi itazi igikombe cy'amahoro. Niramazi. Ariko buretse mubaza. Aperi bikundira iki? Aperi ni ikipe y'igihugu y'ingabo. Natwe turazemera turanazikunda. Yambara umukara ariko ikibazo rero. Abafana bayo nabavuza nduru. Gute? Ubuse ufitemo ijambo ariko ndayifana kontribution yawe nk'umufana wa Aperi ni iyihe? Utanga umusanzu nabaho umusanzu ugira fan club barizwamo muri Aperi mugira abakobwa beza nk'abasi abafana murashagara imbere nawe muraho murasamye ariko rero hari umufana wa Aperi wakwigurira icupa unazi gasasira ni undwanyeho niyo mpamvu nawe ubona yabatijwe ariko rero reka mbabwize ukuri rwose sibyo twese turi bene Adamu nanjye buriya nubwo ngihanyanyaza ku gikona ni impamo ya Mungu pe nashakishije ukuntu naza mu ikipe yanyu urukumva arega buriya n'igihe Rayon Sport yageraga mu matsinda biriya byose narabireba nasi twe twagerayo tuzajayo dore nta misumbi izindi nari nkikubwiye buriya nashatse ukuntu nabazamo ariko ugira ikimwaro uyisaza nabi akira ahantu hazima akira akira hano muri dufana Rayon
bijanye sha hano na sikoro Mana sikoro niba bijanye jana sikoro ugiye kuririmba ngo nabatijwe mbatizwa na Rayon uko nabatijwe nzabatiza abandi we nabatijwe mbatizwa na Rayon uko nabatijwe nzabatiza abandi we nabatijwe uko nabatijwe nzabatiza abandi we uko nabatijwe uziko urare yosipo niyo ikipe yonyine itanga urumuri mu gihugu cyose uzo kuntu abantu babana basa neza iyo Rayon yatsinze uzo kuntu umugore wanjye asasaga neza niyo tugeze mu buriri caca kuba reka mubwire yatsinze rero numara kujya muri Rayon uzajya muri fani karabu bita Giscaramoro Giscaramoro subiramo Giscaramoro ibiritishi burumoni Giscaramoro Giscaramoro hajya we umunsi Rayon irakina n'iyi Rayon oye oye Tupadani, Rayon tupadani. mahitamo yange Imvura no mu zuba Rayon ni yacu haba mu Rwanda no mu mahanga haba mu Rwanda no mu mahanga abayobozi bayo Rayon turaba Rayon Ibyishimo byacu mahitamo yange Imvura no mu zuba Rayon ni yacu